nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Igihe cyari kibaye kinini rwose iyi njyana ya gakondo music tutayiheruka kuyumva, nubwo ntari mu gihugu cy'u Rwanda ariko ikikurimo muragendana aho waba uri hose. Nabijeje ko ntazabatera irungu, nari maze igihe nta uploadinga rwose, ndabizi yuko ntababaniye neza, ariko namwe nukumbabarira akazi kaba karabaye kenshi. Ubu ngiye kuririmbira akarimbo watura umwana wawe kugira ngo azareke ibintu by'ubugwari. Murabona ko amafaranga tuyashakira ahantu hose, njye nagiye kuyahigira no mu mazi. Ubwo rero abana rwose no kujya bakura mubatoza umurimo kugira ngo ibintu bizagende neza, ejo habo hatazaba habi. Hari igihe ubundi mu isi ugize amahitamo mabi n'ubuzima buba bubi. Okay, akarimbo gakurikire kandi ugatega amatwi karaza kukugirira umumaro. Wakumvisha umwana wawe akumva yuko ibintu uri kumubwira bifite injyana. Niyo mpamvu njye nkunda kuririmba indirimbo zirimo inyigisho cyangwa zifite icyo zerekezaho utagendeye kuri beat gusa. Umva ikibondo cyanjye reba burakeye, uramenye butira utira yakarimo. Kwisi ikwitega iminsi ubundi yakumunga, bose bakakumena bakakwitijije. Numva ikibondo cyanjye reba burakeye, uramenye bukira utira yakarimo. Kwisi ikwitega iminsi ubundi yakumunga, bose bakakumena bakakwitijije. Ubu buzima buraryoha ariko buvugutana mu vuba. Uribuka ko intsinzi y'inzara mwana wanjye iva ku murimo. Ubu buzima buraryoha ariko buvugutana mu vuba. Uribuka ko intsinzi y'inzara mwana wanjye iva ku murimo. Hanze aha ntabyo kwirozonga, nta murimo n'umwe umwaye uretse indonke mu bantu iyirenze imbaga. Oyasha ntugateke